Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Lost Talent Rwanda aho muri hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizere ko ibiganiro byacu bikomeza kugenda bibaryohera. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru atandukanye. Tugiye kugaruka kuri Haruna Niyonzima akomeza kugenda avuga ati bampaye isezerano inshuro ebyiri biza gutuma mpagarika imyitozo kubera ko batubahirije isezerano. Turaza komeza kugenda tureba ibyo Haruna Niyonzima yakomeje kugenda atangaza. Ntago ari Haruna gusa turi buze komeza kugenda tugarukaho. Turaza kugaruka ku mugabo bita Ojera Joachim. Uyu nguyu ekipe ya polisi ikomeje kugenda imutegereza, ikomeza kugenda ivuga iti ngwino usinye amasezerano, kuko uyu mugabo yari yasinye imbanziriza amasezerano mu ikipe ya polisi ariko barategereje baraheba. Turakomeza kugenda tureba ese Ojera ahugiye mu biki. Ojera Joachim ibyo ni birebire, turakomeza kugenda tubigarukaho hano. Icyo usabwa no gukora subscribe, ariko kandi ukibuka no gukora kunzogera kugira ngo tujye tubana nawe gatanu kuri gatanu. Twizera ko mumeze neza, abantu mukomeza kugenda kabisa mutwereka ko turi kumwe. Reka duhere mu bitekerezo by'abakunzi bacu bakomeje kugenda batwereka ko turi kumwe nabo kabisa, batanga ibitekerezo ari benshi. Reka duhere mu bitekerezo byanyu, mwihangane gatoya. Uyu nguyu yitwa Salim niyo nkuru, twizere ko umeze neza cyane Salim. Akomeza kugenda avuga ati turabasuhuje, ati Rayon Sport y'abagabo ihangana na APR kuri shampiyona, tukanayitera n'abakinnyi bakomeye. Reka nsome neza iki gitekerezo cya Salim niyo nkuru aragira ati mwiriwe, ati Rayon Sport y'abagabo ihangana na APR kuri shampiyona, tukanayitera n'abakinnyi bakomeye kandi bari bakeneye, ati n'abakinnyi bakomeye kandi bari bakeneye, none tumaze imyaka 4 twarabaye ikipe isanzwe. Ngiyewe mbona abashakaga ko Rayon Sport icika intege barabigezeho umunsi bazana kwirukana abantu bazi uko ibikombe bitwarwa. Nguwo akaba yitwa Salim niyo nkuru, komeza kugenda atanga igitekerezo cye. Uyu bamwita Innocent Hitayezu nawe akomeza kugenda avuga ati ntabwo Retired yayivamo atayirimbuye. Niko nawe atanga igitekerezo cye. Retired Jean Fidel rwose uyu mugabo nabonye abantu benshi bamuziye muri iyi minsi. Nabonye itangazamakuru naryo rwose ryamuhagurukiye. Ni umugabo navuga yuko utorohewe. Ngira ngo nyine turakomeza kugenda tugaruka no ku bya Haruna Niyonzima n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, ngira ngo mwakomeje kugenda mubikurikira. Ni umugabo utorohewe n'ibihe arimo muri ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane kubera ibibazo by'ubukene ikipe ya Rayon Sport irimo. Ni ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu icyitwa amafaranga ya Skol cyakomeje kugenda kiba ikibazo. Ni ikipe ya Rayon Sport ubundi ingengo yayo nyine, ngira ngo murabizi ko amafaranga Skol itanga afasha ikipe ya Rayon Sport cyane cyane mu kwishyura imishahara, ariko kugeza kuri ubu ngubu Skol nta kirakorera ikipe ya Rayon Sport. Bimwe mu bintu bikomeza kugenda binaniza Captain Retired Jean Fidel Uwayezu. Uwo niko abibona. Uyu bamwita Innocent Hitayezu. Undi yitwa Niyonsenga Sostene ati turahabaye cyane, akomeza kabisa kugenda nawe atanga igitekerezo cye. Nakirutimana Emmanuel ati Jean Fidel ko byamunaniye yakwigendeye. Ni umugabo kabisa bitoroheye. Uyu nawe akomeza kugenda atanga igitekerezo ati kuko umuyobozi ntacyo ashobora, none kuri iyi manda yakoze iki? Nika bibona ati nta kintu yigeze akora kabisa. Uyu nguyu nawe akomeza kugenda avuga ati kabisa, ati kwa ikipe ya Rayon Sport imeze nabi ndabikunze cyane. Uwo niko nawe akomeza kugenda abibona. Ni benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bagaruka kuri ibi bya Jean Fidel Uwayezu. Navuga ko Jean Fidel Uwayezu, wenda ngarutse kuri uyu mugabo gatoya, ni umugabo nyine nabonye hirya no hino abantu bamwe bakomeza kugenda muvuga ukuntu gutandukanye. Bamwe bati muzamukumbura, abandi bati navuga avuye aho ngaho, abantu bati nyamara Jean Fidel Uwayezu ni kuri bamwe bavuga bati Jean Fidel Uwayezu ntako atari yageze mu miyoborere, ati kuko amadeni yagerageje kuyishyura. Ati ikindi kandi Jean Fidel Uwayezu yagerageje gushyira ibintu ku murongo. Ati rero rwose ati mumureka agende neza, ati kuko ntacyo atakoze. Ni umugabo wamaze gutangaza yuko atazongera kwiyamamariza indi manda muri ikipe ya Rayon Sport.
Reka twinjire mu ikipe ya Rayon Sport tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Ushaka kubana natwe muri groupe yacu ya WhatsApp watwandikira kuri 0788466591 tukagufasha kujya muri groupe yacu. Reka rero turebe amakuru akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Reka tuyahere ku mugabo bita Haruna Niyonzima Baba Muzazi. Uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi binjiye mu ikipe ya Rayon Sport nyuma y'imyaka 17 yaramaze ayivuyemo. Uyu mugabo ko yaherukaga mu ikipe ya Rayon Sport 2006, uyu mugabo aza kuyivamo, byumvikane ko rero yaje kuyigarukamo 2024. Haruna Niyonzima asinya amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Abantu bamwe bakomeje kugenda babigarukaho mu buryo butandukanye. Bamwe bati ikipe ya Rayon Sport ntabwo yari kwiye kuba isinyisha uyu mugabo Haruna Niyonzima. Abandi bati Haruna Niyonzima icyo azafasha ikipe ya Rayon Sport ni vestiaire. Ati muri vestiaire azakomeza kugenda afasha iyi kipe ya Rayon Sport. Gusa kugeza kuri ubu ngubu amakuru akomeza kugenda agera kuri Lost Talent Rwanda nuko Haruna Niyonzima nyuma yo guhagarika imyitozo nyuma y'uko ikipe ya Sport iri kugenda yitegura umukino. Nyuma y'umukino ikipe ya Sport yakinyemo n'ikipe y'Amagaju, ni umukino Haruna Niyonzima atigeze agaragara mu kibuga, bimwe mu bintu bitakomeje kugenda binashimisha uyu mugabo Haruna Niyonzima. Uyu mugabo rero yaje guhita ahagira gutya ahagarika imyitozo bitewe ngo nuko ikipe ya Sport yakomeje kugenda imuha isezerano inshuro ebyiri yuko bagomba ko baramuha amafaranga ya recruitment bagombaga kumuha, ariko bikaza kurangira ikipe ya Rayon Sport itamuhaye ayo mafaranga. Uyu Haruna yasagarika imyitozo, ndetse kuri ubu ngubu igikomeza kugenda kigarukwaho nuko Haruna Niyonzima akomeza kugenda asaba ikipe ya Rayon Sport kuba bakwicarana nk'abagabo bakaba basesa amasezerano. Ati bampaye isezerano inshuro ebyiri ryo kunyishyura amafaranga bamfitiye, atariko ntago bigeze babasha kubikora. Ati ni gute ngiwe nakora akazi ekipe imbere mu mwenda batari kuma amafaranga. Byumvikane ko rero ni bimwe mu byatumye Haruna Niyonzima rero ahita ahagarika imyitozo ye mu ikipe ya Rayon Sport. Kugeza kuri ubu ngubu Haruna navuga ko ntago nyine ari gukora akazi mu ikipe ya Rayon Sport, yahagaritse imyitozo. Ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu nayo itegereje amafaranga igomba guhabwa n'uruganda rwa Skol kugira ngo ibe yakwishyura imishahara y'abakinnyi ba siwe gusa uhagaritse imyitozo nkuko kandi byakomeje kugenda bigarukwaho. Nyamara bizi ko uwitwa Aruna Majaliwa mbere yuko yerekeza mu ntamba ku rugamba, uyu mukinnyi nawe yari yahagaritse imyitozo muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Ntago ari we gusa, uwitwa Azizi Basane Kulanya, uyu ni umukinnyi w'umunyakameruni, umwe mu bakinnyi binjiye mu ikipe ya Rayon Sport nyuma. Uyu nawe yaje guhagarika imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport atarabona ngo amafaranga ya recruitment ye, dore ko uyu nguyu nyine ukwezi kwe nta nubwo kurashira ngo uyu mugabo abe yabona amafaranga ye. Byumvikane ko n'urugamba rutoroheye Jean Fidel Uwayezu. Ibi byose kandi biri kuba mu gihe ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu umusaruro wayo ukomeje kugenda uba nkene, kubera ko ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ifite amanota 2-6. Birakubitana rero crise iri mu ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bataka Jean Fidel Uwayezu bati turashaka amafaranga, ni mu gihe kandi n'abafana bakomeza kugenda bataka Jean Fidel Uwayezu bamubwira ati we waradupfunyikiye, nta bakinnyi bazima watuguriye, ndetse n'ikimenyimenyi amanota akomeje kugenda abiyanga ku ikipe ya Rayon Sport. N'urugamba rutoroshye Jean Fidel Uwayezu akomeza kugenda arwana muri iyi kipe ya Rayon Sport. Iyi kipe ya Rayon Sport isaba amafani club kwishyura umusanzu w'amezi 2 kugira ngo bakomeze kugenda bareba ko byibuze hari icyo bishobora kugenda bifasha iyi kipe ya Rayon Sport mu kuba bakwishyura abakinnyi, cyane cyane amadeni babafitiye. Ahangaha rero byumvikane ko ekipe ya Rayon Sport rwose ni y'abafana. Ubwo nizere ko abantu bari mu mafani club mukomeza kugenda mukora ibishoboka byose, n'utaratanga umusanzu agerageze awutange bwangu kugira ngo mukomeze kugenda mukavaringa icyuho cy'amafaranga gikomeza kugenda kigaragara mu ikipe ya Rayon Sport.
twizere ko umusaza nakomeza Innocent, twizere ko kabisa mukomeza kugenda mukora ibishoboka byose kugira ngo ekipe ya Rayon Sport ibe yareba uburyo yakwishyura abakinnyi. Ni mu gihe kandi uretse komeza Innocent, ni mu gihe n'abandi bayobozi b'amafani club nka Dani Mugenzi na Muzungu twizere ko muri twifuza namwe mukomeza kugenda mukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe ikomeze kugenda ireba uburyo yakomeza kugenda ihemba abakozi bayo. Reka tuve rero ku kibazo cy'amafaranga gikomeza kugenda kigaragara muri ikipe ya Rayon Sport. Ni ikibazo kikomereye cyane, ngira ngo murabizi ko na recruitment kugira ngo zikorwe muri ikipe ya Rayon Sport byari ibibazo, gusa nyine baje kwihagarara. Ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ikora recruitment agiye atandukanye kugeza kuri ubu ngubu. Muhire Kevin nuko nyine ari umukinnyi bakunda kuvuga ko n'umwana w'ikipe, ni umukinnyi wasinye kugeza kuri ubu nta mafaranga arahabwa muri ikipe ya Rayon Sport. Muhire Kevin yasinye amafaranga ariko nyine ntarayahabwa hano mu ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko babanje gukemura ibibazo by'abandi, ariko ubwo nyine na Muhire Kevin umunsi yavuze bizaba ari ibibazo. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bimugerageza uburyo rwose mushaka amafaranga kugira ngo mukemure ikibazo cy'amafaranga kiri mu ikipe ya Rayon Sport. Reka twerekeze kuwitwa Ojera Joachim. Uyu ni umusore wasinye ikipe ya Polisi imbanziriza masezerano, gusa uyu musore amakuru akomeza kugenda agera kuri Lost Talent Rwanda nuko uyu musore abantu baje kumujya mu matwi baramubwira ati niba ugiye muri Polisi kariyeri yawe irarangiye. N'umusore bakomeje kugenda babwira bati wowe niba ugiye muri Polisi, umukinnyi uhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Abarundi, nako ikipe y'igihugu y'Abagande, ukaba ugiye kujya mu ikipe ya Polisi kariyeri yawe irarangiye. Mu ikipe ya Polisi harimo Abagande, hari witwa Katalega, harimo kandi undi Mugande ukina kuri kabiri, uyu nguyu bamwita Mugande wundi ukina kuri kabiri mu ikipe ya Polisi. Ndaza kureba amazina ye, ntago ari we gusa. Byumvikane ko ni ikipe ya Polisi kugeza kuri ubu ngubu irimo Abagande gusa. Umugande wahamagawe ni Umugande bita Joachim Ojera, kugeza kuri ubu ngubu n'umwe mu bakinnyi bahamagawe mu ikipe ya Uganda Cranes. Gusa uyu Mugande Joachim Ojera kugeza kuri ubu ngubu amakuru akomeza kugenda agera kuri Lost Talent Rwanda nuko na mbere yuko yitabira imyitozo y'ikipe y'igihugu y'Abagande, numwe mu basore bakomeje kugenda babwira ikipe ya Polisi ati ngiye ukinzanye hano nuko nyine ngiye nje kugira ngo mbabwire yuko bitazigera bikunda ko ngiye nzakinira ikipe ya Polisi. Makuru akomeza kugenda tugeraho nuko bamwe mu bantu nyine aba muri Rayon Sport ngo bakomeje kugenda begereye umugabo nyuma yo kumubona aje kure mukino w'ikipe ya Polisi ndetse na Constantine. Uyu mugabo ngo baje gukomeza kugenda bamwegera baramubwira ati nyamara wowe uri mu buyobe, ni gute wajya mu ikipe nk'ingi itagira abafana, ni gute wowe nka Ojera kabisa ushobora kugira gutya umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu y'Abagande ukajya mu ikipe nk'ingi ya Polisi? Ati rwose ati nawe waba wiciye izina. Uyu mugabo rero nawe ngo ibitekerezo bye bakomeza kugenda babihindura. Uyu mugabo aza gufata icyemezo aravuga ati niba ari ibyo ngibyo reka nanjye njye mu ikipe ya Rayon Sport. Bakomeje kugenda bamubwira ati ariko ubu ngubu Ombolenga si umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi, iyi kipe ya Polisi yamushatse gakeya, amwereka n'abandi bakinnyi avuga ati hari abakinnyi benshi rwose bitewe n'urwego baba bariho, bitewe yuko ari abakinnyi baba bafite icyo bakinira. Ati iyo ugiye mu ikipe ya Polisi icyo bivuze ngo iyo ugiye mu ikipe ya Polisi urwego wari uriho aho kugira ngo rwiyongere ruramanuka. Ibi ngibi rero byatumye Ojera Joachim ahita avuga ati njyewe ntago nkikiniye ekipe ya Polisi. Kugeza kuri ubu ngubu rero akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bavuga mu ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Ojera Joachim ari mu ikipe y'igihugu y'Abagande nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Wa musore navuga gukina kabiri mu ikipe ya Polisi ni umusore w'Umugande nigeze kujya ngarukaho cyane hano rwose. Nkomeza kugenda mbwira ikipe ya Rayon Sport iyi nimero kabiri, gusa nyine kuri ubu ngubu nimero kabiri w'umunyamahanga ni byaba ari ibibazo ko ndibaza ko ekipe ya Polisi kugeza kuri ubu ngubu Rwanda Premier League yakomeje kugenda yigutsa Ferwafa ibwirite, ariko yibuka ko uryamanye dosiye y'amakipe 16 yakomeje kugenda agusaba yuko tugomba kugira abanyamahanga bagera ku 8. Byumvikane ko igihe Ferwafa itabiha agaciro
ekipe ya Polisi ni imwe mu makipe yazahura n'ibibazo, ni imwe mu makipe yajya atsindwa rwose kakahava, kubera ko ni ikipe ya Polisi yakomeje kugenda igura abanyamahanga benshi cyane, ariko kandi wajya kureba ugasanga yaguze abadefenseri b'abanyamahanga, kuko kugeza kuri ubu ngubu ekipe ya Polisi ifite abadefenseri b'abanyamahanga benshi. Reka tubashimire andi makuru tuyakomeza kugenda tuyagaruka mu biganiro byacu biri imbere. Ciao ciao.